bakunzi ba Update TV n'ubundi nk'ibisanzwe twongeye kubaha ikaze. Nge ndi Seven Maestro, nongeye kubaha ikaze n'ubundi mu makuru agezweho aka kanya. Navuga ngo tugiye gukurikirana ijambo uwo bita General Sematama watwirwaneho yavuze ku bijyanye n'ingabo bari kurwana nazo, yaba ingabo z'abarundi, yaba ingabo za FARDC, yaba ingabo za Wazalendo ndetse na FDLR. Navuga ngo yasobanuye byinshi bigiye bitandukanye ku kuntu ingabo zirimo kugenda zirwana mu nce zigiye zitandukanye, izo bakunze kwita ingabo za ziterabwoba niko navuga bakomeje kugenda bazita. We rero mu magambo ye ameze neza, navuga asobanutse, yasobanuye byinshi ku bijyanye n'izi ngabo ndetse agenda navuga byinshi bigiye bitandukanye ku byo bagenda bahura nabyo mu kubohora cyangwa se kuharanira kwishyira ukizana ku bwoko navuga bugiye butandukanye cyane, harimo ubwoko bw'abatutsi bari muri kiriya gice navuga cya Kongo. Navuga mu magambo ye bwite, ntakomeje kuvuga byinshi, hari ibyo yagiye agarukaho ndetse hanakomeza kuvugwa igaruka navuga ngo bya Kabila, uretse kuvuga amagambo navuga yagarutsweho cyane muri bitero nkuko muzi ko intambara nyine yatangiye nyine ari amoko nyine yihujije kugira ngo atumareho batukanje na guverinoma. Twarabivuga kuva mbere ko guverinoma ari yazanye intambara kandi yiri inyuma abantu baguma guhakana, nyuma yaho gahiza kwigaragaza ibonye nyine kwabo yatumye bananiwe. Ariko ibitero dufite ari ibitero nka bibiri navuga wenda natwe biherutse nyine kuba by'abantu tutahoraga tugwana nabo cyane buri gihe. Ibitero habanje kuza ibitero z'abarundi, abarundi baraje baturukira za Rurenge, burya bagenda nyine bihisha bagaca za Rugezi, bakazamuka nyine iriya za Kizura barenga mu Rugezi, baraza mu Rugezi baza gutera ingabo zacu tugwana nabo. Bahoraga bahakana, ariko ngira ngo mwabonye ku marezo sosiyo berekana n'amateka zabo. Bafashe PMF wabo umukobwa dufata n'undi nawe nuko yari yarashwe nyine aza kurangiza, ariko nawe ni Murundi twabafashe kandi dufata n'ibintu zabo. Nuko ko bari bihuje n'intera hamwe bihuza ni na FARDC meza n'abari Abazalendo nyine bari abatije akazi na keza ka Abazalendo, ubundi ni Maimai bose n'abicanyi baraho. Hanyuma baradutera tugasubizayo. Ubwo ejo bundi kandi haje igitero kiva iriya za Rurenge, akaba atuye Hewabora ni FDLR gize iminsi. Numva ingabo zigeze kuzamuka za FDLR zijaza ku za Rurambo, bari bafite n'abagore n'abana ndetse bamwe baza kwambuka i Burundi barabivugaga. Ariko n'ikundi cyasigaye witwa Adama yohereje batayo witwa Safari, baraza atera mu Rugezi hamwe na FARDC nabo tubasubiza inyuma. Ubwo ejo bundi nyine hasiba nyine umunsi wa none haje indi batayo nayo ivanze na FARDC, ya nyine FARDC yowe nuri yagiye wabaga hano Minembwe mbere. Nizo nteramu nyine indi batayo isangiyo indi ya Safari. Frere barihuje batanga amafaranga baje kubazana ngo baza bafashe urugamba. Ubwo baraza bageze mu Rugezi nabo bararashwe ejo bundi basubira inyuma. Nukuvuga ko izo bitero nizo tugwana nabyo, tugwana na FDLR, tugwana na guverinoma, tugwana n'abarundi. Tuze kubungu bari basa ngaho basubiye nk'inyuma gato, ariko nabo barakomeje bose barafatikanye bose nabicanye baraho. Abarundi natwe biratuyobera impamvu tugwana nabo. Abarundi kuva kera twababwiye ko twebwe duhiga umwanzi wabo witwa Red Tabara, kandi twaramurashe ku buryo Red Tabara niyo yasenye. Murabizi ko yasenye ahuje na Bamayima basenye no mihana yose. Hanyuma twagumye kuvugana n'abarundi tubabwira yuko bagomba kuza bagakora operation ya ziriya nyine za Red Tabara tugafatikanya, ariko ntibabyemeye.
bagumye kudushinja ko twebwe babona ko dusa nkaho dushigikiwe n'u Rwanda kandi batuzisura isura niyo batuziza bavuga nyine ko tuvukana nabo ariyo mpamvu wenda badukenga babona yuko dufashanya n'abariya banga kuyunga natwe. Abo twakomeje kubibabwira ntibakomeje kubyemera kugeza igihe adi wabo twamurashe ava mayina yacu. Baza baje nyine ngo nabaje kumuhiga ariko ntabwo nta n'umunsi n'umwe bari barasa, nta na defense nimwe yari ritabara bararasa. Ariko kuva baje ni twebwe bagumye kuba hafi yacu bafasha FARDC, bavuga ko bafitanye amasezerano na FARDC ko bagomba gufasha na FARDC, batoganira natwe kubera ko twebwe turabarebere niko bavugaga turabihorera. Ariko ubu ngubu bajega nabo kwanamuza nyine ko nabo bashigikiwe nyine na FARDC, baguma kutuziza abo muri Noro z'u Rwanda. Iyo dufite inguvu nawe ureba nyine ko bafite ga guverinoma, umva nyine ko bafite guverinoma, twebwe batugize nkaho turi inzira ngufi, nitwe guhonda nyine buri gihe. Abantu bose abaje bose nitwe baboneraho inguvu kuko babona nta bufasha dufite. Niyo mpamvu twe tubona ko batuziza gusa ubwoko nyine, n'ubwoko batuziza. Urundi nabwo se ko atari ubwa mbere se ko n'abacu babaga babishe nabo tubona nyine ari byo, kuko twe ndaje dupfa n'abarundi ndetse hariho n'abantu bacu batuye mu Burundi, ariko tukibaza impamvu baza kuduhiga hano. Nibyo zadutangaje. Ariko nawe FDLR giyo turugejeje kure kwigwanaho. Twatangiriye ku muryango w'inzu twaba tugeze za Rugezi, urumva ko nta kimana itayikora, kandi ubu nyine urumva ko amarembo yose asa nkaho ari mu kuza buri gihe. Tukagwana n'abaturage ndimumve n'amasasu, kandi nibyo twakeneraga ko tugomba kuza turwanira handi abaturage batumva. De la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans le prochain jour, comme annoncé par ailleurs. Le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux, et que le respect de la Constitution et des lois du pays, autant que celui de la parole donnée, sont sacrés. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. C'est dans cet esprit que j'ai choisi ce moment pour exprimer ma sympathie à l'endroit de toutes les victimes du conflit en cours, de réconforter et